Aha mwiriwe cyangwa se mwaramutse biterwa n'aho muherereye mu migabane y'isi itandukanye, abari muri Congo, abari muri Amerika, abari mu Rwanda no mu Burundi. Tubahaye ikaze kuri Grand Nile Studios mu biganiro byacu za buri gihe, abakurikirana iby'imiryango, abakurikirana gospel. Uyu munsi rero turi mu gice cya gospel aho turi kumwe n'umutumirwa wacu. Reka tumusabe atwibwire, ngira ngo kuri kamera muramubona, sinzi niba cameraman wacu arimo kumwerekana, ariko I'm sure ko mwamaze kumubona. Reka atwibwire. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Zahabu Yvette. Umurara wanjye ndi Umurundi w'Umwongera, amwishwa w'Abanyakarama, mba Nairobi, agace bita Gidurayi. Urakoze cyane. Umukobwa mwiza rwose, afite fresheri, yambaye neza, arasa neza nk'umukozi w'Imana nyine. Yvette, umeze neza? Ameze neza. Abantu benshi baragukunda kandi bakunda uburyo uririmba, bakunda ivugabutumwa ukora. Ese bino bintu wabitangiye ryari mu by'ukuri? Murakoze cyane. Ibi bintu sinzi niba narabitangiye, sinzi niba byaranjemo, gusa nyine nabyisanzemo. Ntabwo nigeze nicara mvuge ngo ngiye gutangira umwuga w'uririmbyi. Gusa nyine nanjye nasanze byisangamo nyine ari uko bimeze. Ni kumwe mbese umuntu aririmba akabona birakunze, akavuga ati reka nkomerezeho. Nyuma yaho nta kindi kintu wigeze utekereza ku muziki wawe? Ese wumvisha ari ibintu gusa biryoshye uravuga ati reka nkomeze, bimeze bite? Natangiye kuririmba kera, ariko si kera cyane. Nari mba mu Rwanda, ahantu bita, nasengeraga muri Maranatha, nabaga Kamembe. Ntangira muri korali y'abana nyine bisanzwe, kimwe n'uko abandi bose bayijyamo. Nyine nkaza mbona mfitiwe icyizere. Yes, bya sinari ko nzi kuririmba, nubwo ntabyo nziga cyane, ariko nyine ndagerageza. Mba muri korali y'abana, hagera igihe, korali yacu yitwaga Ebenezeri, hagera igihe bakuramo abana bakeya babajyana muri Hermon, niyo yari nkuru y'ikanisa. Mbona nyine nanjye mbagiyemo. Ese mwahaye promosiyo? Si promosiyo, hari igihe nka korali y'abantu bakuru bakaza bagenda bashakwa, hagasigaraga nyine abantu nk'aba bakagenda batora muri korali y'abana kugira ngo korali itagaragaramo igihanga. Yego. Sindi bukubwira ngo utubwire wenda background yose uko iteye, ariko byibuze tubwire kuva utangira guperforminga. Wabitangiye ryari? Ese igihe uperforminga byari bimeze gute? Mbese utubwire ko hari nk'umuntu udukurikiye nawe wenda ushobora kuba ari kuri iyo stage, noneho wamubwira ukuntu wabiyovakaminze cyangwa se wareze kuri izo mbogamizi, akaba ashobora kugira icyo mu marira. Tubwire nka mu magambo make nko igihe utangiye guperforminga ukuntu byari bimeze. Igihe ntangiye guperforminga, ntabwo ndaperforminga ku giti cyanjye, kuko ntabwo ndi umuhanzi ku giti cyanjye. Nyine muri korali bisanzwe, ariko nyine nk'igihe bakajya bahamagara nka korali bakavuga ati korali runaka iduha indirimbo, bigaterwa nka korali nabagamo, bakavuga ati Ebenezeri nihaguruke cyangwa indi iyo ari yo yose timu mbarizwamo. Ikintu cya mbere habe na n'ubu, iyo bamenshoninze korali mbamo numva ubwoba. Ni ukuri nyine numva ubwoba, ariko nagera imbere bugashira. Bugashira nyine nkumva mfite ikintu cy'ubwoba bwinshi, kandi atari ukuvuga ngo nuko ntewe ubwoba n'ibyo ngiye gukora. Gusa nyine mfite ubwoba bwo gutanga, nkumva ibyo ngiye gutanga ngewe sinzi, ntabwo ndi sure yabyo. Ariko Imana ikamfasha nyine nkabona bimeze neza, Imana ikamfasha bigacamo, bikamera neza. None byari bimeze gute igihe baguha indirimbo ngo uyitere, noneho ari wowe uri imbere y'abandi, kandi wenda nawe wumvaga wenda wari utarageza nk'icyo gihe, ariko ubona baraguhaye ati ngaha tujye imbere tuyobore? Wazumvishe gute uwo munsi? Uwo munsi ikintu cya mbere ubuze indirimbo. Ubuze indirimbo ntabwo bigora cyane. Iyo uzi indirimbo ubuze ngo uragenda gutya, ubuze kila kitu. Ariko umunsi wa mbere naririmbye, nakaza nkunda kuririmba indirimbo za Diane. Sinzi niba nariganaga, ntabwo mbyibuka neza, ariko nyine nkaririmba uko yakabaye. Ijwi ntabwo ryari ryiza cyane, ariko nyine
ibintu nyine nkabona bigenze neza. Umunsi wa mbere mpafominga cyangwa ntera indirimbo nabikoze neza. Nabikoze neza, gusa nuko iminsi yose atari ku cyumweru hari igihe kubita bikanga, hari n'ikindi gihe nyine byikora. Uwo munsi nibuka twari turi ahantu mu rusengero bita Restoration. Yego. Nari ndi kuririmba muri korali y'abantu bakuru y'ikanisa ryacu. Nyobora indirimbo, mbona nyine bigenze neza, ubwoba ngira ubwoba bwo guhagarara imbere y'abantu, ariko iyo natangiye kuririmba burarangira ku munsi ndibuka byari bimeze neza cyane. Urakoze cyane. None Yvette rero ubu ngubu uri umuririmbyi w'indirimbo zihimbaza Imana cyangwa se izo bita ngo ni gospel music. Ese ubu ngubu ubona umuziki w'ubu ngubu uwo dufite ubu ngubu ukuntu abantu barimo bagenda bazamuka nuko mbere byahoze, ubona ari irihe tandukaniro rinini ryaba riri aho hagati ugerageje kugereranya ibintu n'ibindi mu muziki? Mbese ubona ari irihe tandukaniro rihari? Umuziki ntabwo nkuzi cyane, nta nubwo ndi umuhanga mu muziki ku buryo nakubwira ati umuziki bigenda gutya. Icya mbere hari abantu bigira umuziki bakamenya ibisabwa uko bigenda, kandi igihe iryo shuri ntabwo naryize, gusa nasanze mfite ijwi ryo kuririmba kandi nyine nsanga ndi umuririmbyi. ariko aho mbona bitandukaniye n'ibyahozeho ubu ngubu twagize kwigana kwiza. Twagize kwigana kwiza sosiyete yacu, turebera ku bazulu, turebera ku bazungu, turebera habe no ku banyakenya. Dufata uko bahimbazamo Imana, natwe dutangira kubyiga. Ubu ngubu iyo urebye ubona nyine bitari nka mbere, ko mbere ntiwaririmbaga n'indirimbo y'igiswahili cyane ngo abantu nyine babyumve. Aho ngubu n'ibyongereza dusigaye tubiririmba, abacuranzi bacu basigaye bacuranga gutandukanye nuko bacurangaga kera. Twakajya dukora ku maduza diskete. Hari abantu bakuru bati kuvuga kera bakagira ngo ndi mukuru cyane. Ntabwo uri mukuru. Ntabwo ndi mukuru, ariko nyine ariko diskete bamwe n'ubu baracana zikoresha. Nk'amakorali y'abamama. Ntabwo ari iza kera rwose. Noneho nyine ugasanga bigiye bitandukanye, bitewe n'ubu ngubu n'ukuntu ibintu nyine bigenda bihinduka. Urebye uko by'ikera byari bimeze n'ubu ngubu harimo itandukaniro rinini cyane, haba mu ndirimbo, uburyo amaranjima y'indirimbo, uko indirimbo za kera ziba zifite nk'ibitero nka bitatu, ariko ngubu usanga ari utuntu tungana gutya. Nyine ibintu byagiye bihinduka. Urakoze cyane. Ikindi iyo ugerageje kureba umuziki, nubwo uvuze ngo nturi mukuru, ariko ibyo ngibyo ni ibintu byahozeho kandi n'ubu ngubu biriho. Kubera iki iyo tugeze mu nsengero ubwira utyo ugasanga abaririmbyi b'abahungu nibo cyane bakunda kuyobora indirimbo, kugira ngo ubone umukobwa utinyuka agakoresha praise and worship ikintu cy'isaha cyangwa iminota 30? Sinzi impamvu abahungu aribo bakunda kubikoresha cyane. Ese nawe urabibona cyangwa ntabwo ari siko bimeze? Murakoze. Yewe uko mbibona genda nabyita nka iteka ryose umukobwa. Abakobwa bararirimba kandi baririmba cyane, ariko nyine urambaje akenshi n'abahungu bakunda kuba bari kuridinga cyane indirimbo, biterwa n'izarizo. Rigiye tujya slow sebe n'indirimbo zidakakaye nyine zidakomeye, kandi urabizi twebwe abanyamurenge iyo turi kuririmba bisaba nk'izihuta, ugasimbuka ukagira gute, nyine ufite imbaraga nyinshi. Noneho bakaba umukobwa agenda akoreshe nka slow set, indirimbo zitonda, kubera ko ntiyashobora izihuta. Ugasanga akenshi natwe dukunda indirimbo zihuta, sosiyete yacu y'abanyamurenge. Ugasanga akenshi nyine kubera ko umuntu aba afite imbaraga, energy, kubyina, kugira gute, ugasanga cyane cyane niba bafite umwanya w'agatuti. Mbese nta kubaryamira birimo wenda? Oya, nta kuturyamira, ariko hari n'abakobwa bashoboye, ni ukuri. Barahari cyane bashoboye byose, indirimbo zose bazikora. Ariko ngewe nyine uko mbibona nuko mbifata gutyo. Urakoze cyane. Uyu munsi aho tuvuga ubu ngubu turi mu gihugu cya Kenya, ariko mu nsengero zacu cyangwa mu matimu yacu ubwira utyo ugasanga turakoresha indirimbo zo mu gihugu cy'u Burundi, zo mu Rwanda. Ese niyo mpamvu abantu bari muri Kenya badashobora gukora indirimbo zabo ngo bajye baziririmba? Kuko nje iyo ngiye gusenga
numva harimo kuririmba indirimbo za healing za alarme, si bibi kuziririmba, ariko nimba abo bantu nabo biyaminiye nk'abahanzi, niyo mpamvu baba badakora indirimbo zabo, kubera ko dukunda gukoresha liste yo mu Burundi no mu Rwanda no mu Bugande n'ahandi. Kuki hano ho ibyo ngibyo bitakorwa? Ni ukubera iki? Ubona ariyo mpamvu ibitera kuvuga ngo turirimba indirimbo z'abandi, nubwo atari bibi ariko biterwa n'iyo mpamvu. Impamvu mbona ntabwo navuga ngo impamvu ni iyi, kandi byenda wasanga atari, ariko njye nk'iyo mbona ku giti cyanjye mbona byenda ari nka bitewe nyine n'igihugu turimo. Igihugu turimo Kenya ntabwo ari igihugu cyoroshe, niyo mpamvu usanga byenda hamwe byagora gufata umwanya ukora indirimbo, kujyana muri studio kuyisohora. Gukora muri Kenya hari abantu bashoboye guhimba benshi cyane, kimwe abavuye mu Rwanda bo muri healing byenda niba bandi bagiye baza hano, bavuye i Burundi bagiye baza hano, urumva izo mbaraga bakoreshaga kera na n'ubu baracyazifite. Nkabona ngewe ari Kenya nyine uburyo iteye, hano utakoze nta kurya. Nta kurya rero ugasanga imbogamizi z'umwanya cyangwa byenda kutabiha agaciro, kutabona support. Nkabona ariyo mbogamizi yatuma nyine bitamera neza ngo n'aba hano bagire energy nk'iyahandi. Okay, urakoze cyane. Noneho rero abantu rero twakwakiriye nk'umuririmbyi, twakomeza kuganira abantu batarumva byibuze uririmba akantu gatoya, noneho kugira ngo bumve ko koko turi kumwe n'umuririmbyi. Ntabwo ugiye kubemeza, ariko ugiye kuririmba nyine uramya Imana mu kantu gatoya, then turangiza ndaza kongera kubaza ibindi bibazo. Sawa. Ndaserutse imbere yawe mwami, ku nshuro ya kenshi mwami unyemere, mu biganza ntaco mfise rwose, ndagushaka umwuka wawe murengezi, sukaho umwuka wawe wera, kubwo gukiranuka kwawe ndakwinginze mwami wanjye unyuzuze. Hahirwa ishanga rigufite, hahirwa ubwoko watoranije, uri Mana yanjye uhereye ku kuremwa kw'isi, ndakwinginze mwami wanjye unyuzuze. Amen. Abantu badukurikiye rero murabibona, Yvette ni umuririmbyi mwiza cyane, ndafashijwe cyane kandi mfashijwe ndimo gukoresha ikiganiro. Niba ndimo gukoresha ikiganiro urumva noneho ndiwe arafashwe kurushaho rero, kuko wenda ashobora kuba ari n'umwanya utuje. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Yvette rero ubu ngubu ufite ijwi ryiza, uraririmba, ariko umuntu agerageje kureba kuri YouTube ashobora kutabona indirimbo yawe. Ese kubera iki waba udafite indirimbo kuri YouTube, cyangwa urazifite nuko utarazihashira? Bimeze bite? Ngatubwire. Tubwire. Urakoze. Sinzi byenda n'igihe kitaragera. Yego. Igihe kitaragera, ariko hamwe n'Imana nyine n'uburyo ugenda ubona ibihe n'uburyo umuntu yiyumvamo, genda bitegure tu. Wabona bikunze cyangwa ariko nibikunda ntabwo byaberana, ko ni social media buri wese yigererayo. Yego. Ariko biri mu nzira. Urimo urabitegura, bimeze bite? Kuko hari abantu hano, ubu umuntu ukunzwe hano, abantu baraza gukurikirana ikiganiro, abafana bawe bagomba kumenya every stage y'igikorwa ugezeho. Ese urimo urabitegura, warabikoze se, bigeze kuri uyu rwego, tubitegereze ryari? Sinakubwira ngo bitegereze ryari cyangwa ngo nyine mbemeze ko byenda biri, gusa ndi kubisengera. Buri ikintu cya mbere usengera ibintu, Imana ikaguha imbaraga zo kubitegura, bikagenda neza. Gusa nyine bidatinze cyangwa se
sinzi ariko birahari. 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 Imana ihimbaza ko ufite umugambi mwiza nk'uwo nguwo. Amen. Okay, ikindi hari sister wawe tukunze kubona muririmbana. Ese wowe na sister wawe ninde wabanje kujya kuririmba bwa mbere? Ninde waba warateye uwundi imbaraga cyangwa se mwagendeye bimwe bimeze bite? Sister nyine urumva kubera ko ari mukuru. Oh, burya niwe mukuru. Okay. Yantanze kuririmba. Yako nyine yatangiye nawe tukiba mu Rwanda. Yatangiriye muri korali ya Compassion. Compassion ewana nyine akajya aririmba bakambwira ati uri muri Munaline. Yego. Ati ndi muri Munaline. Arabikora. Ewana yatangiye imbere yanjye ntarige nakazamaze ati se yifashe microphone zawe bimeze gute? Kubera ko nyine nta byari bitaranzamo kandi nanjye ntarabitangira. Ahangane se microphone uzaho bimeze uzuririmba ukiyumva uzuririmba yani nyine nkagira amatsiko menshi yakumenye ko microphone bimeze. Yarambwira ati ni bisanzwe nyine mukuru wawe gabakurusha ibintu byinshi. Ariko yananze uwo murimo nyine kuririmba. Okay, urakoze cyane. None izo ndirimbo waruvuze muri gutegura murazitegurana cyangwa niwe ku giti cyawe? Ntabwo nari kuririmbana njyenyine. Urumva muri kumwe. Nizaba ari ibintu by'imbaraga cyane turabitegereje cyane. Hamwe n'Imana. Okay, Yvette, none ninde hari abaririmbyi benshi batandukanye bo mu bwoko bwacu cyangwa no hanze? Ninde muntu ureberaho nk'icyitegererezo cyangwa se uzugufasha? Ninde ukunda indirimbo ze, ukunda umuziki we, ubona hari akamaro yagize mu buzima bwawe cyangwa se impact? Ninde watubwira ko ari nde? Ni team cyangwa ni umuntu umwe? Byose yaba umuntu tubwire umuntu umwe na team kugira ngo nawe hose tuko ko ari menshi. Nta kibazo ugerageze ako nubwo muri menshi ariko haba hari irusha izindi. Ubundi iki kibazo kirakomeye. Kirakorwa ndaje kuvuga umwe nk'ibukundi. Kuri umuntu wese uririmbira Imana kandi akabikora neza nta kabuza yuko yareka gufasha umuntu. Ariko umuntu ndamukunda cyane. Si umwe ariko byenda kubera ko byenda niyarimbye n'akantu kangana gutya zarasa n'abantu batazi kumbaye. Yankunda ukuntu Diane nyine ageramye Imana. Diane Zebedayo. Yego. Nkunda simvuze ngo byendagira ubuhanga bwinshi cyangwa iki gusa nyine hari umuntu kuri gufasha umuntu si ubuhanga. Kandi nabwo arabufite cyane. Burenze. Arabufite. Ariko nyine ngiye ndamukunda nkunda ukuntu aririmba. Aririmba ibintu bimurimo. None mu matsinda mu matsinda hano muri Kenya se? Navuze ngo ikibazo kirankomerera. Amatsinda yose nuko uraza. Kandi urimo uratinya ko hari abashobora kumva ko babavuze abandi bakumva ntibabavuze. Oya. Gusa njye mbona yose ko ashoboye. Yaba True irashoboye, Voice. Nihe yindi? Za Upendo zose zirashoboye n'ukuri sinavuga ngo byenda Upendo irushaye naba mbeshe. Urakoze cyane. Okay, hari abaririmbyi uko biri kose nubwo abantu bose bazamutse ari benshi ariko hari bamwe ureba ukabona basa nkaho bamaze gufata level nziza y'uburirimbyi no kumenyekana no gutambutsa ubutumwa muri rusange ukabona bamaze gufatika. Ni iki uvuga kuri Israel Mbonyi kuri ubu ngubu? Israel Mbonyi. Okay. Cyo uvuga nyine usibye kumubona kumva nyine ubutumwa atanga. No umukozi w'Imana. Muko kandi byenda so natangiye kumva indirimbo ziwe ba mu Rwanda. Uri number 1 nza. Nkumva nyine n'indirimbo nziza habe na n'ubu nizi yasoje ubundi. No muririmbye mwiza kandi ari umukozi w'Imana nyine abikora neza. Yego. Naho Daniel na James wo ubona bimeze bite? Yesuwe. Nabo nuko bimeze. Nabo bameze neza cyane. Yego. Nanjye nakifuje ko nyine ari kureba byagenda ariko ntabyo umenye iby'Imana. Ariko nyine nkunda uburyo baririmbira Imana noneho especially ari famille. Yego. Urakoze cyane. Noneho rero tugana ku musozo hari umuntu kuri ubu ngubu ushobora kuba yicaye yibaza se genda umuririmbyi
ese nshobora kujya mu bintu by'uburirimbyi bikampira, ndabikunda ariko se birahagije ko kubikunda hari ikintu canjana mu muziki? Ni kuri wowe umuririmbyi nyawe ni umuntu umeze gute? Umuririmbyi nyawe ni umuntu umeze gute? Nka kuri hari uko wari uvuze mu kanya ukomoje ati kugira ijwi ryiza ntabwo ariko kuramya, ariko se tubwira umuririmbyi nyawe ni umuntu umeze gute? Kuko hari abantu ushobora kuba yicaye nko mu Rwanda, ndi umuririmbyi ko ntarakora indirimbo, kuko nicaye aha ngaha nta muntu urambona, bimeze biti? Umuririmbyi nyawe kuri wowe ni umuntu ushobora kubisobanura gute? Umuririmbyi nyawe impamvu navuze ngo kuramya Imana si ijwi, ni uko hari umupasiteri wigisha avuga ati niba utekeye abana bakarya bagahaga uba uramije Imana. Naho umuririmbyi cya mbere ugomba kuba ufite ijwi nyine ryo kuririmba. Ikindi ni umuririmbyi nyine ni ibintu bimubamo, uzarebe nyine nk'icyo umwana akora akiri muto nicyo aza kuriramo. Kwanda uba wicaye ukumva agakorasi kakujemo kagatera, ibyo akunda no kuba ku bantu benshi badafite n'amajwi meza nyine agakomeza aririmba, ariko ikintu cawe buriya iteka ryose igihe urakiza wumva ko ukinyotewe, wumva ko wagikora. Gusa umuntu wumva ko nyine wibaza niba ari umuririmbyi, niba aririmba akabona nyine bicamo utagenda kontreta. Hari n'abantu bagira amajwi meza ariko bagenda kontreta, ariko byenda haba training, bakagutraininga hanyuma nyine uzumenya ko mwarimu nyine amenya ko byavamo cyangwa bitavamo. Nsubiza icyo kibazo, umuririmbyi ugomba kuba ufite ijwi ryiza nyine uzi umuziki, nubwo twese ntawe tuzi cyane, ariko byenda n'Imana hari igihe iguha n'umutwe wo gufata vuba, ugafata vuba kubera ko ari ibintu byawe ntibikugore. Noneho rero turimo turagana ku musozo nk'uko nakubwiye. Ni izihe challenge zishobora kuba ziba muri uno murimo w'uburirimbyi cyangwa se kuramya Imana mu makanisa aho mugenda muja, mbese muri uyu murimo muri rusange? Ese haba hari challenge zaba zirimo? Kuko hari umuntu nyine ushaka kuzinjiramo ariko ushobora kugira ngo ibintu byose ni amahoro. Niba zirimo uramubwira, kandi niba zitarimo nabwo uramubwira. Murakoze. Nta experience nini mfite mu bintu by'uburirimbyi, nta n'imyaka myinshi maze mbikora. Byenda hari navuga ngo maze imyaka 30-50 ingahe, aho ngaho ufite experience nyine ifatika. Nta naho nari nagera hatuma nyine mbwira umuntu nyine ngo bigenda gutya. Ariko ngiye nk'ibyo amaze kubona, nyine ni umurimo uragoye ati gute? Hari igihe ngenya nireberaho nka njyewe, hari igihe nyine nk'umubyeyi, simvuze umubyeyi arakubangamira, umubyeyi ahubwo ajya gupushinga, ariko ubona ikintu ukunze akagupushinga nyine akavuga ati byenda ejo n'ejo bundi kizabemo ikindi kintu. Ariko umuntu utihangana, udakunze ikintu arimo yananirwa vuba. Hari n'igihe ubesha umubyeyi ukamubwira ati ngiye ahangaha, kandi byenda ugiye nko muri practice y'umuntu ukumva ntiwayisiba, ukambwira ati ngiye Kasarani kwa mukuru wanjye, yego ukahagera, ariko byenda ukavuga ati ngomba kujya muri practice kubera urukundo ukunze, ugahitamo kugira kwitanga. Byenda ukavuga ati nandi nubwo nabeshe, ariko lazima nkore kino kintu, kangombwa ko wanakoreramo nyine utwaha dutoya, birashoboka, kugira ngo nyine ukunde umve nyine cya kintu kikurimo kugikoze neza. Nyine ni ibintu bitoroshe, ukajya nk'ahantu byenda mugataha bwije, yagiye kuririmba, ukajya ahantu byenda ugataha wasaraye, wavunitse, warushye, byenda nk'ejo biba ngombwa ko musubirayo, nk'umuntu bitarimo araruha akavuga ati reka mbireke. Ariko byenda ukaba wanagenda wasaraye nta n'ijwi ufite, gusa ukahagenda, ugahagarara cyangwa ukajya inyuma kubera nyine ko ari ikintu cyawe. Urakoze cyane. Dusoza ndagira ngo ubwire abantu inama, cyangwa se ubwire icyo ubwira abantu muri rusange gishobora kubakomeza, cyangwa se message yose watanga, ko tugeze umwanya wo gusoza ikiganiro. Gusa uradusezeranya ko uzagaruka, kuko amakuru yari akiri menshi. Uzagaruka n'umwanya gusa, wenda nubwo twubahiriza umwanya n'amasaha,
uzagaruka ariko gira ikintu ushobora kubwira inama icyo ari cyose message batanga muri rusange uburirimbyi se ahantu ari hose kubera ko twaganiriye kuri sije y'uburirimbyi yaba ariyo uvugaho ntacyo message njye naha bagenzi banjye nyine bakora umurimo w'Imana uburirimbyi wa gospel message ni ugusenga sinzi nsenga cyane yenda hari igihe navuga gutya umuntu akavuga ngo ngenda ndi umunyamasengesho biriya sengira menshi ariko wayongira yose nyine nyashimira Imana aragufasha azamfasha kuriya nyine wasenze ibintu byose biza byoroha biroroha uraririmba bigacamo wabwira umuntu akukumva neza nta yindi message naba gusengera umurimo nyine bakora bakawukora murakoze cyane abari badukurikiye kuri Grand Nile Studios umanuke ukore subscribe ndetse ikiganiro niba kikuryoheye ugisangize mugenzi wawe kugira ngo nawe kirusheho kumumerera neza uyu munsi twaba turi kumwe n'umuririmbyi Yvette cyangwa se umuramyi abari ahatandukanye rero dukomeza kubabwira tuti shalom shalom naho ubutaha tuzagaruka mu biganiro by'abandi nka Yvette n'abavugabutumwa tuzi ko mukumbuye n'ijambo naryo vuba ngaha turaribagezaho murakoze cyane Imana ibahe umugisha